Shamwana reka mamagara icyo cyana nyine gihita kiza tu gihamagare turebe naribi ubundi sheri ubu uri kumva umeze gute mu buzima Ameze neza ukora ndi kumva mfite ubushagari ubwo tujya mu nzu nyine tugenda ntajye mutati ndekirukana mu reka tugikomanye urareba iki se ko nawe irari ryakwica reba reba oya nanjye umugore yarane none zura cyangwa niba none se sha Gilbert iminsi myinshi kuri twese sha man nyine mfite akabazo ariko akabazo gasa nkaho kakemutse ubuherutse nyine urabizi ko nari mfite umugore yego ariko nyine umugore yaje kuzana ibintu bya zagara man kandi muri no minsi abantu iyo utitonze umugore yagusaza kabisa ariko nasanze ubuzima nari ndimo ari danje yasigiye n'umwana man anera stress bya danje uri kumva gusa nyine sinzi inama wangira nta muntu nakugira ahubwo warihanganye umugore wagusigiye umwana n'abana beza bari hanze ahangaha ubu ngubu uwo mwana wamurera gute sha gusa byo nyine umwana nari namwohereje kwa nyogokuru uri kumva ubu yaragiye uri kumva ariko uwo mwana twaraye ducakiranye nimugoroba uri kumva ambwira ko yankunze okay mba mushize ku ruhande ariko harundi wumve ngo harundi ariko nanjye ku bwanjye ndaryama simbona ibitotsi uri kumva yaciyeho mu maso nkamubona no mu nzozi nge ndamubona nkabona ariko umudari mana yanjye Nairobi Mombasa muri make nanjye nabuze amahitamo tu harabura iki ngo uwo mwana uhita umutakazamo nyine kanza ndaya ko nza kubona amayinite nkamuhamagara tu gira vuba muhamagare kandi ndabizi ko ahita atakara bakaza kunsura ugiye musi niwe wavuze ngo nurara utabivuze ushobora gutinda ejo ugasanga yabonye undi uriya mwana ngiye kwemera mbatendeka ari babiri nge n'icyo umwana muri make nge n'icyo nkoke ndiziretse oya witendeka wehuza umugore uhitamo umwe ntabwo nzongera gushaka uraza kurera umwana reka ntabwo nzongera gushaka njyewe umwana umwe agiye kugeza agende haza undi aze agende haza undi Yesu Kristo ukora ubushyize ku karubanda kandi ejo bundi njepfa kuba narabatijwe sibyo mu gitabo cyo mu ijoro Imana yakira abakristo aho bandika ndimo uri kumva yego azagenda ninjya mu ijoro azahita mbaza kuki namutenguke nkakora ibyaha nisobanura kandi saba imbabazi kandi imbabazi zirahabwa imbabazi uzazisabira mu ijoro se cyane none ninde urumva wowe wabinyumvisha se rekare ukwiye gukiranuka ukiri mu ukazana uwo mwana mwiza wabonye uri kubona umutima ugashikagurika reka nzamanze ngire mwana numve nyine cya mwana reka mamagara icyo cyana nyine gihita kiza tu gihamagare turebe naribi Allo? Salam. Meze bite? Sawa. Uri mu rugo se? None se ko nshaka kusura? Uraje usure? Wari uri gukora iki se? Ngaho nyine vayo unyitemo nyine. Sawa. afite ijwi ryiza uraje umubona nyine urebe na byanyashi kabisa arafise ikibazo ni uko wenda kumuzaniraho n'abandi ibyo byihorere sha ninjye mbyikorera mwana byihorere byikorera sha nyine bari mu nzira ari kuza to nanjye ndategereje yes coming ninde ni njyewe ni karibu
ewe iminsi myinshi oya reka icara hano icara sha nukuri yaba ugiye kamba ngana na sheri rwose turaba gusubira ndabona ari mwiza sheri namaze kujyana rero maze burya ndaza kumukisha hajya ntabwo ujya unyohereza ifoto password na ibintu nigeze cyo guhisha umuntu mujya inyuma. Okay. Sheri. Isa. Nyine akujya umuntu akabizo hano kwita hano muri kamesa agira neza Kabizo ugira ariko ayiwe amana we nukuri sinzakwanga pe wallahi nakwanga nukuri maze igende njyenyine kandi kugeza kwero ntabwo namwanga ubundi sheri ubu uri kumva umeze gute mu buzima ameze neza ukora ndi kumva mfite ubushagari ubwo tujya mu nzu nyine tugenda ya dore naha mu rugo rwose reka mbanyenzaho rwose Mzee, ariko se ubu nabajya gusura umuturanyi wacu ra ariko nakomeje kuva kare numva ibintu bitwijyamo jwi ariko kanza kiri kurya umwana byashoboka nakuno twakibaye tukareba koko kandi cyatumye yirukana wa musore wiwe ubu hantu nta kinzara ariko ndikumva jya namusuma uri turijyana nanjye ndimuka useka aricyo cyatumye kirukana umugore icyo reka tugikomangire ariko sha ni bande wabanyikiriye urugo gute cyaguhita nyumvira nicyo cyatumye kirukana umugore ni kabirizi wari uje kugusura ariko kabirizi oho reka bimeze bidasubura ubundi ninde wabakingura nibyo ndi habaye iki ko ndeba wiyibya kuya umuntu uba yibereye muri gahunda z'ubu nkamwe muza gusura umuntu wayo urinjira ujya ubundi hano se reba yandaye hano nakubwiraga yatumye yirukana none reba yiyushya kuya agire ngo uvuye rwangabo kuvoma ibuni njyewe mfite abana nagende sheri babona murebe ko muze nagende njye mfite abana reba hano wakiwera werewe reba hano harafise reba ikintu cyatumye wirukana umuntu nagende iki ngiki nagende reka
ahubwo se ninde wabahaye kare urareba iki se ko nawe irari ryakwica reba oya nanjye umugore yarane none se uragira ngo niba yarakunaniye rero iyi turufu ni iyanjye ukumva muze sibyo nakubwira agatabi kanjye ibyo nibyo muzahura ariko ubu twagiye kureba umugore sinde nawe reka wa wundi wa mwana arihe umwana yagiye kwa nyirakuru ubu ntabwo nagenda nkamutoragura mu muhanda nkamukura nawe yaramwirukanye yirukanye n'umwana mbega yarafite umugore kuba nari mufite ariko abagore bose n'ab'umwami abagore bose n'ab'umwami reka we yarakubeshya afite umugore